Reka nanone mbahe ikaze kuri iki kiganiro cy'amateka. Uyu munsi reka mbagezeho impamvu u Rwanda rwizihiza umunsi mukuru w'intwari ku itariki ya mbere Gashyantare. Kuva nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, buri tariki ya mbere Gashyantare u Rwanda rwizihiza umunsi mukuru w'intwari z'igihugu. Wakwibaza impamvu hatoranyijwe uyu munsi. Ni umunsi kuri ubu ugiye kwizihizwa ku nshuro ya 31. Urwego rw'intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe CENO rutangaza ko hari ubushakashatsi bwakoze bushobora kuzagaragaza undi mubare w'abandi bantu bashyirwa mu byiciro bitandukanye by'intwari z'u Rwanda cyangwa bakaba bahabwa impeta z'ishimwe. Kuba umunsi w'intwari wizihizwa ku itariki ya mbere Gashyantare, hari abashobora cyangwa bibaza impamvu hatoranyijwe uyu munsi. Ni itariki yatoranyijwe hashingiwe ku mibereho y'Abanyarwanda n'ubukungu bw'umusaruro w'ibyo bagezeho ubwabo, kuko mbere wizihizwaga ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe Rwaka Nicolas. Yagize ati “Ni uko basanze ari cyo gihe Abanyarwanda baba bameze neza, yaba mu rwego rw'ubukungu yaba no mu rwego rw'imibereho, cyane cyane mubona ko mu kwezi kwa kabiri iyo ari abahinzi baba bejeje, iyo ari aborozi inka ziba zimeze neza, imibereho y'Abanyarwanda iba ihagaze neza. Bashobora guhura bagasabana bakavuga ibigwi intwari zabo. Icyakora gusabana no kwizihiza umunsi w'intwari kuri iyi nshuro bizakorwa mu buryo budasanzwe hifashishijwe ikoranabuhanga, ibitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga kubera impamvu zo kwirinda Covid-19. Hari bamwe mu rubyiruko bashima ibikorwa by'ubutwari byaranze Abanyarwanda, bakanashishikariza bagenzi babo gukomeza kurangwa n'uwo muco w'ubutwari. Intwari u Rwanda rufite uyu munsi zemejwe mu mwaka wa 2000, ariko ubushakashatsi bwari bwaratangiye gukorwa mu 1995. Bwana Nicolas yemeza ko n'uyu munsi bwakozwe mu byiciro bitandukanye, ariko ngo iyo utaremeza n'inzego nkuru z'igihugu biba bikiri ibanga. Yagize ati “Hari abantu benshi bakozweho ubushakashatsi bagaragara bashobora kuzajya mu cyiciro cy'intwari, cyaba icy'imanzi, imena cyangwa ingenzi. Ariko kugeza uyu munsi ku rwego rwacu nka CENO, iyo tumaze gukora ubushakashatsi bukemeza ku rwego rwacu, bujyanwa mu nzego zidukuriye, ubwo ni inzego nkuru za guverinoma, nazo zikabisuzuma kugira ngo babyemeze, kuko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni we wemeza intwari z'igihugu, ni nawe utanga impeta z'ishimwe. Iyo rero bitaremezwa, akenshi dukunze kubibabwira ko ari ibanga kubera ko bitaremezwa. Mbere twari dufite impeta 2 gusa, ariko ubu dufite 7. Abo bantu dukoraho ubushakashatsi rero bashobora guhabwa izo mpeta cyangwa no gushyirwa mu byiciro by'intwari.” Bwana Nicolas akangurira Abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko kurangwa n'ibikorwa by'ubutwari no muri ibi bihe bidasanzwe. Ati “Icya kabiri, bakagerageza gukora ibishoboka byose bagafatira urugero rwiza kuri izo ntwari, ariko bakanakora byinshi kurusha ibyo izi ntwari zakoze kugira ngo dukomeze gusigasira umurage wacu w'Abanyarwanda w'ubutwari utazavaho ucika.” Umunsi w'intwari z'igihugu watangiye kwizihizwa nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, nk'uko twabivuze haruguru. Ni umunsi kuri ubu ugiye kwizihizwa ku nshuro ya 31. Ni ibikorwa byagaragaje umusaruro w'uko Abanyarwanda bakunda bakanashyigikira intwari zabo, kumenya ko igihugu cyubatswe kandi kizakomeza kubakwa n'ubutwari igihe cyose, no kuba Abanyarwanda bamaze kumenya agaciro no kugira indangagaciro y'ubutwari. Harimo kandi no gushimira abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa, ahatanzwe impeta, yaba impeta y'uruti,
yo kubohora igihugu, yaba impeta yo guhagarika Jenoside umurinzi, impeta y'igihango y'ubushuti n'izindi. Reka dusoreze hano, nizere ko musobanukiwe impamvu u Rwanda rwizihiza umunsi mukuru w'ubutwari ku itariki ya 1 Gashyantare. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi nizere ko uyu munsi unezeza buri munyarwanda wese kuko ni umunsi ufite ubusobanuro mu mateka yacu, ni umunsi twishimana, ni n'umunsi umugani duterana tukizihirwa kuko tuba twishimira ibyagezweho. Buri wese abe intwari ku giti cye kandi buri wese abe intwari ya mugenzi we. Mukomeze mugire ibihe byiza, bifuriza gukomeza kugubwa neza. Bye bye.